Yesu ashimwe nshuti za Resi Therapete, Imana iguha umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba. Imana yo mu ijuru ntizasibe kukumva ndetse no kukumvira mu izina rya Yesu. Tugiye gusengera mu ijambo riri hano mu kubara 29. Turasoma umurongo wako wa mbere ahanditse ngo mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere mujye muteranira ku biteraniro ryera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Mu kwezi kwa karindwi, Imana yafashe ukwezi kwa karindwi ikugira ukwezi kwayo. Nukomeza gusoma uraza gusanga hano ku murongo wa karindwi haranditse ngo ku munsi wa 10 w'uko kwezi kwa karindwi mujye muteranira ku biteraniro ryera, mwibabarize imitima, ntimukagire umurimo mukora. Hano ku murongo waho wa 12 hakandikwa ngo kandi ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa karindwi mujye muteranira ku biteraniro ryera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Kuri 23 haranditse ngo ku munsi wa 4 mujye mutamba ibimasa by'imisore 10 n'amasekurume y'intama 2. Ukomeze uraza gusanga ukwezi kwa karindwi Imana yaragufashe ikugira ukwezi kwera. Ubundi umubare karindwi nk'uko nabikubwiye ni umubare usobanura kuzura k'Uwiteka, ni umubare usobanura icyuzuye, ni umubare usobanura igitunganye, ni umubare usobanura igitagatifu, ni umubare w'ikiruhuko, ni umubare wo gutuza, ni umubare wo gushima, ni umubare wo kureba ukareba imirimo Imana yagukoreye ku buzima bwawe ugashima Imana. Ni nayo mpamvu ari umubare karindwi, ukwezi kwa karindwi, umunsi wa karindwi, tariki ya karindwi, ahantu hose uzajya ubona harimo karindwi ujye ureba bira. Ujye ureba bira iby'Imana yagukoreye maze ubishimire Imana, kandi ugire ikintu cyo gufata muri wowe uturisha umutima wawe, ureme ikiruhuko kuri wowe, wikureho ibintu bikuremereye. Ahantu hose hari karindwi, nuzajya ugera ku munsi wa karindwi, nuzajya ugera mu kwezi kwa karindwi, nuzajya ugera ku itariki ya karindwi, nuzajya ugera ku kintu ahantu hose uzajya ubona umubare karindwi, umenye ko uwo mubare Imana yawuhaye umugisha. Ujye uwubaha, cyane cyane wowe wavutse ku itariki 7, cyane cyane wowe wavutse mu kwezi kwa karindwi, cyane cyane wowe wavutse muri 70, ikintu kirimo karindwi ujye ucyubaha mu izina rya Yesu Kristo hano ku musaraba i Golgotha. Ujye ugiha agaciro, ujye ugiha agaciro. Imana rero igushakamo iki kintu. Haleluya. Igushakamo iki kintu uzajya ugera ku munsi wa karindwi. Igushakamo icyo kintu uzajya ubona umubare karindwi. Igushakamo icyo kintu uzajya wumva ikintu inshuro 7. Igushakamo icyo kintu. Iki kintu gushakamo ni ikihe? Ni ukuruhuka. Kuruhuka ni gute se? Kuruhuka ni ukuruhuka mu bitekerezo, ukareka guta umutwe, ukareka ibintu bigutesha umutwe. Kuruhuka ni ukumva Imana yarakuruhuye. Ofete ni ikiruhuko kiri spirituel Imana ibigushakaho. Ntabwo ari ikiruhuko kiri physique. Abantu bumva ko ari ikiruhuko kiri physique kurusha uko ari kiri spirituel. Ibintu by'Imana ni ibyo mu mwuka. Bibiliya ni spirituel kurusha uko ari physique. Ujye ufata muri wowe utekereza uvuga ngo Mana ndagushimira ibyo wankoreye, kandi niba hari imitwaro nari nikoreye, niba hari imizigo Satani yaranyikoreje, uyinture nduhuke. Nurangiza ukora ikintu cyitwa guterana kwera, ufate wowe n'umwuka wera, waba uri kumwe na Yesu gusa, umwuka wera n'Imana muri mu cyumba mwenyine, ushima Imana, ukore nk'ikintu cy'amateraniro, ugire ubuzima bwo guhora urihimbaza, ugire ubuzima bwo guhora ushima Imana. Nibishoboka ukabona famiye yawe uyiteranye mushima Imana igihe cyose karindwi kaje mu buzima bwawe. Ujye ugira ikintu cyo guhora ushima Imana, ikintu cyo kugira amateraniro yera, ikintu cyo gutamba ibitambo. Icyo kintu kigira umuco ku buzima bwawe, bizaguhindurira amateka. Bizaguhindurira amateka kuko hari umugisha Imana yashyizemo. Hari umugisha Imana yashyizemo tutazi impamvu.
ntago turamenya impamvu, ariko tuzayimenya. Abanyamwuka tuzayimenya. Imana yashyize umugisha mu mubare karindwi. Imana yashyize imbaraga zo kuruhuka mu mubare karindwi. Imana yashyize imbaraga zo kuzura mu mubare karindwi. Mu mubare karindwi ujye utura imitwaro yose. Nugera kuri karindwi ujye utura. Nugera kuri karindwi ujye usenga. Nugera kuri karindwi ujye ushima. Nugera kuri karindwi ujye utamba ibitambo. Nugera kuri karindwi ujye uvuga ngo Mana warakoze. Ibisigaye uzabikora. Ibyo utarakora bizakoreka, kuko ibyo wakoze nibyo byari bikomeye. Reka dufatanye dushima Imana. Dushima Imana yaturemeye kuruhuka. Yaravuze ngo umuntu ashobora kugira stress mu isi. Umuntu ashobora kwirirwa yiruka, agahangayikishwa n'ubuzima, agahangayikishwa n'ibizamubaho, agahangayikishwa n'abantu, ariko iravuga ngo byibuze reka muri karindwi, nagera ku munsi wa karindwi ajye yibuka ko hari Imana, ajye yibuka ko hari umubyeyi, ajye yibuka ko mpari, ajye yibuka ko ndi byose, ajye atamba ibitambo atuze atekane kuko ndahari. Byibuze Imana yatekereje icyo kintu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ni ku masaha y'umunsi. Ntabwo nzi uburyo ubara isaha aho uhera utangira umunsi. Niwo utangira saa sita z'ijoro, ariko umunsi utangira saa sita z'ijoro. Nugera ku isaha ya karindwi ujye ushima Imana. Ibi bintu bigira umuco, ibintu bigira ibyawe. Haleluya. Wakagombye kuvuga ngo saa sita, ubwo ni isaha ya mbere, saa saba isaha ya kabiri, saa munani isaha ya gatatu, saa cyenda isaha ya kane, saa kumi isaha ya gatanu, saa kumi n'imwe isaha ya gatandatu, saa kumi n'ebyiri isaha ya karindwi. Ubundi wowe munyamasengesho, wowe usenga budasiba, hagati ya saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri wakagombye kuba uri guturiza Imana, uri kuyishima, uri kwitabaza, uri kubyina, uri kunezerwa, uri kubwira Imana ibyawe. Haleluya, haleluya. Reka ubigire umuco. Ni mpamvu twashyizeho gusenga udasiba saa kumi n'imwe za mu gitondo. Tuba twinjiye mu isaha ya karindwi, tuba turi kubwira Imana ngo waturinze ibyaturwanyaga mu iri joro, ibyaturwanyaga muri aya masaha ashize, ibyaturwanya, ibyaturijije, ibyatwirutseho mu nzozi, ibyatuzamuye imisozi mu nzozi. Tugashima Imana tuvuga ngo Mana byibuze tugejeje mu kiruhuko, uduhaye ikiruhuko. Ujye umenya imbaraga z'umwuka zihishe mu masaha. Haleluya. Saa kumi n'imwe, saa kumi n'ebyiri ujye uhora usenga. Hanyuma na saa sita z'amanywa, abandi hari abatangira umunsi saa sita z'amanywa. Ubwo nuvuga ngo nimugoroba nabwo ugomba kuba uri mu gihe cyo gusenga. Gerageza ubibe ibihe byo gusenga mu buzima bwawe ugendeye kuri uyu mubare karindwi. N'indi mibare tuzayivugaho, n'undi mibare tuzayiga. Njye nkunda imibare cyane. Imana yanyigishirije mu mibare. Imana yamfatiye mu mibare 12. Imana iwumfatiramo, imfatira mu isaha yitwa 12. Imana imishurira ibintu byinshi, kubera ko icyo gihe ntabwo nasomaga Bibiliya, nisomeraga ibindi bitabo. Imana yigishiriza muri uwo mubare. Njyewe rero ndi umuntu wubaha ikintu cyitwa umubare. Noneho umubare wanditse muri Bibiliya ndawubaha cyane, muha agaciro cyane. Igihe cyose rero uzagira ubwo buzima bwubaha ikintu uko kiri, bwubaha ikintu uko cyanditse, uzahinduka umutsinzi. Reka dusenge Imana izabidushoboze. Reka dusenge Imana izajya iduhishurira n'ibindi tutazi, n'izindi kode zihishwe mu isi y'umwuka zishobora gufungura ubuzima bwacu, amahirwe yacu akaba menshi, ubuzima bwacu bukaguka mu izina rya Yesu. Data turagushimiye umunsi wa none. Tugushimiye ko wadutegetse ngo tujye tugushimira ku munsi wa karindwi mu kwezi kwa karindwi. Hari icyo wavuze ku kwezi kwa karindwi. Waragufasha kugira ukwawe, waragufasha urakwihereza, ariko natwe Kristo mwiza udushoboze gushyira mu bikorwa ibyo wadutegetse. Nitugera ku munsi wa karindwi, haleluya, tujye twumva ikiruhuko cyuzuye mu mitima yacu. Tujye twumva amasharije y'ubuzima byibuza tuvuyeho. Abarozi batuve ku bitugu, abapfumu batuve ku bitugu, abanzi batuve inyuma, bidasakuriza bituve inyuma, ibitugora birangire, amadeni ajya ashira, ibibazo birangire, ibigeragezo bishire, indwara zishire. Tujye turuhukira mu mubare karindwi. Ku munsi wa karindwi ujye unduhura, ku isaha ya karindwi ujye unduhura, mu kwezi kwa karindwi ujye unduhura. Haleluya, njye nduhuka. Data nanjye ibitambo niyemeje kugira ngo
ngushime, umunsi wose ngushime, buri saa ya karindwi ngushime, buri munsi wa karindwi ngushime, buri kwezi kwa karindwi ngushime. Haleluya, ngushime nyiringa y'Imana, nzajya ngushima kuko uri Imana ishoboye byose, kuko uri Imana ibitegeka, kuko uri Imana ibyemeje. Nanjye nemeye gukora mu bushake bwawe. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze kuko ushoboje, kandi urakoze kuko umbashishije. Bisenze nizeye ko byemeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen.